Shantari wanjye reba hano utazongera kumenyera n'ikindi gihe wongera kumenyera ahita nguheza umwuka nasoni niba ndi umukozi wawe wanjye ngenda umucakara wanjye ugomba koza kumenyera uko ushaka urabona angana nkawe ndaza kubibwira mama asa kubibwira nyoko se yangira ati ahubwo n'ikindi gihe rero nahita nkwiyicira ko gasa utazongera kumenyera kahereye njye niba ndi umukozi w'uwanyu ni ngombwa ujye umfata uko ushaka ariko mukinisha abakozi muzi abari bo mukinisha abakozi muzi abari bo jya kuvurira imyenda genda untekere genda ukora ibiki umugira rero nzakwitwikira n'igishirira none ibyo biryo mwirirwa muvuga ngo mbatekere nzagutwika nyoko se yangira ati nyoko we yangira ati nyoko arahari okay akira amakariso yawe akira ubwire ko utazongera kungira muri dushe na rimwe jya ugenda uhakore gusa ntuzongere kuhicara na rimwe ufite dushe yawe ntabwo ufatanya dushe nawe ikindi cya kabiri sinshaka kubona wicaye hano uri gutekereza warize wigeze gute ahangaha ni mu byishimo ntabwo arugurira wanyumvise wowe wanyumvise uri kumva cyangwa ntabwo uri kumva wanyumvise kwasa wagenda bakamenya ngo wanagiye inde dukereye undi nyama ubwumva ugiye twapfa se ariko abantu barasetsa none akuzi ko mwiyigiza kara hakajya wagiye byuko ugende n'umugubu mu gitondo ugere rwose n'ushaka n'ishuri ujye ugeza message zarimo message muzakura undi nkawe se nanyumvira ye bazakura undi nkawe se binde kamara muri ari nk'umuntu cyase mubwiza ukuri nawe utiha ibyo guhomba usaza iby'uhombo cyane nawe tuzarebo ari nk'umuntu tuzarese uyobuni yavuye ntabwo wabonye bambitse usunga igihumbi ariho nyamubwe ntabatsagaragaze nikarakase bituzarabwira nacyo kije ejo ntabwo abantu ibindi bintu uganira ubusanga arariyandira byaba byiza cyandiriye nk'uduta ukagotomera unashonje bose se nyine bahanze cyababaho shaka namba urire wihanagure nundi wese urimo hano abyumvireho ufite proje yo gusenya proje y'abandi bantu abyumvireho ibaze kumva ko ibintu ayo marira yawe ntagarangagurira ntagaranzanira ikikoma hano kuri shu ubundi nyama muri gufite imitso ahubwo we murapfiki ahubwo we murapfiki kizo turapfiki wafite pana zabi nanjye na nyambo yego na bose yego nana mwese akangaka ntago ariko kari kumuvugira ko ntabwo katuje ziba ukisa gusa kabiri kane muhoze tuko turi kumfatanya kiramani ameze nk'umuntu atangiye gufata mu kibuno uri kuzana ibintu byo kujenjeka urareka mubwiza ukuri ibi bintu nutabyitondera izina ry'Imana ibi bintu biraza kukwangiriza proje yawe birasubira hasi byose rudubi Rudure imbaraga zacu zose impamvu ziri kusakuza nukugira ngo twapanga shuti ukaza ukabyikinira wowe akagira na naniki nandije mu gitoro nakubwira ngo simpari impamvu turi gusakuza kuvuga ngo ntahari kubera ingeso mbi batangira kuzakuza impamvu turi gusakuza gutya nta gaciro duhiye poroje nta n'ikindi nta n'ubwa ni ikintu gitunze abantu bagenzi bawe asha ntabwo mwavuganye ntabwo yakubwiye ngo simpari no kwa gatatu simpari ukabimenya ukabyakira akantu karazorozanya ry'umugore niba hari imigambi
nize gutwikira akazi irangirire hano cyangwa mujye mwikorera mu cyumba hano muri salo urakunyumva ntabwo twazabivamo kabisa dutetse semingurarira urarira ndetse ngiye kintu ndabaza undi nyama muri gufi inande kira prote ngo ari yawe ariko twese ahubwo we nta kintu muri gupfa ese ubundi nta kintu muri gupfa uyu munsi ko upfuye urahinga iki nk'ubu ngubu njyewe nasobanura okay ntacyo umunsi wapfuye wapfuye nese tuzabigira hamagaye ngo shira namuhamagara ari yawe ntabwo arikiniramo namuhamagara tubigenderemo namuhamagara ejo ntibizakuzaho kuba uyu munsi utaprodinze nutabona amafaranga kuri YouTube uzaduhera wa mugani wanditse haba ibi n'uburyarya n'uburyarya wavuze ijambo buriya wavuze ijambo kabisa kuri pfana ntabwo ari pfana kira nukomeza kuzana ubu budage muri ibi bintu ufata umuntu mama je namubwiye yubatse urugo n'umuntu ufite umubyeyi hano bose zari ufite abana bari ku ishuri biga bakora iki ugomba gukora ibintu byose birimo ubwenge n'iki n'ubushishozi umuntu uza kwigwa tumye hejuru none dukora iki nyamba tumwiruka navemo dukore navemo dukore natahe azaza ibindi muzabivugana tuzo mubivuganira nya aguruka byo kurira ubiretse iguka rwose hano nyine ukurira no kubereka intege nke zawe twagiye intege nke zaba atazerekanye ni he nyumvira unose afite intege nyinshi naribi nyambo eguka muturatisha muturataho nyine okay mufite izina mufite amafaranga mufite ibyo ngibyo ndabona byababaje aho njye nimba babangamiye rero ubwo twanzure rero ubwo yigendere nagende nyine yose ubundi ari gunda nose nawe ugira umuntu umwe rero ateranye timu yose ibyo mutamwishimiye arage wowe urukumva mu mutima wawe urumva yagenda se ari message zo none muri kiko mwana mwashwaye ariko turagendana abanyeshuri se kutatubwiye izo message mwahanye se undi wamugani wadusomera ni rovi uje mwibise kari natubwiye ni rovi message nyambo twereke iyo SMS kugira ngo byibura kugira ngo mukore akazi ka Kiramani neza nuko mva muri itema genda kabi yabo kabagenda tumu ariko hari ikintu muba mwitiranye sibyo ariko njye numvaga mu buzima nta muntu kampamagaho nta ni ijambo niriko dore nabivuga nkabisubira ariko mwana ari ikintu twirega wabura nyambo wafatira nyambo dushaka kumurenganya kira reka ndamubwiza ukuri ariko munjye nibi ngibi uri kuvuga uri kugenda uri kwabira hari hanze ngo wanzamuye imvanye unjyanye egora nibyo ndimubwiza ukuri baba wanzamuye mvanye unjyanye ndakubwiye ngo ntagufite nabaho ngakora ibyo ngomba gukora uko ngomba kubikora n'abayede babaho n'abantu batembera utaraza nawe wimutaraza n'ibingibi ntabwo ari umudisikima akavamo kagenda ntabwo wacuruzaga ibyabo rezi wirirwa wiba abaturage muri make kuba ndi muri timu ya Kiramani birabaho ibyo ntabwo dushaka kubyumva we fata umwanzuro wowe kwanza banze tubwire ntabwo mwebwe ari mwe munyirukana muri timu ya Kiramani tubwire SMS ngaho fata umwanzuro fata umwanzuro mukore mayi hafi y'abandi SMS brase dushobora twamurenganyije nyama mitsu tegeka mitsu SMS sibiki mitsu iyaba ari agaciro nawe aba yayerekanye mbere itonde ikintu ushaka kubanza kubaza warize bashikoye nyambo arabangamye tumwiruke agende niba ari nuwo ntabwo ukagende sawa kira ntagende nyambo nubwo rero ubwo ukuntu bimeze niba uri kuzana imifiti ariko uzi kuntu tubyoroshye nimba nyine umwanya w'umuntu uravuna oya ntabwo ari byiza akagenda nahagume mujye mukina amayihati none ndashyira nawe njyenyine muri babiri kandi mufashe natwe turavuze ngo ntabwo urumva ikibazo yakoze ntabwo urumva neza urumva nta kibazo gifite ikibazo njye ndabizi ko gihari kumwereka amarira ari kumva ari nyambo we aka kanya ari kumva nyine ko ari igitangaza ari umuntu urenze uretse gato ari kumva ari umuntu urenze ku buryo agiye hari ibikuba byaba biciye aka kantu turakamenye twabona n'indi
impumyi yazi igahuma yazi igahuma aka kantu k'amarira muba murimo ni ibiki kira ntabwo nifuza ko projet zawe zihagarara utabyifuza wakashize isaha izawe zitangira saa 8 ko wavuze nanjye ngavuga kuvuga mutayifu nyine kwa nyama urakoze nsa samutame nyine kwa nyama nigeze nza munsi ya saa 3 kuri seti yawe iyo abagabo bimbwiye wazaga na saa 9 ntabikubwiye ntabwo tujya tubivugana ntabwo njye nigeze nza munsi y'aya masaha sizagera ugiye gukora iki kira kugira ngo ikomeze ndumva ari uko nava muri projet zawe ndumva bose watinze pe bashaka kumva muri projet zawe ahubwo wowe urabishaka ahubwo wowe urabishaka wari warabuze urumenero ahubwo tukorohereje urabishaka go ahead genda you have got the green light mu cyongereza baravuga ngo you are going there you go in the foot car go from Gisozi from you another thing urambwira mali tumesake bari kuvuga ko ndamutse nyine ngomeje nkaba muri Kiramani Empire ubwo nabikina njye nawe kandi ntabwo bishoboka ikina abandi bantu mukora nanjye we ndi umwe navamo bigakomeza nabo bakomeza bigakunda naribi rero niba ariyo mahitamo yanyu nta kibazo njye ntabwo mbanga nifuza ko unatera imbere kurushaho genda wifuza ko atera imbere rega bworo waguferana ntababwiye ngo muraferana mwanga kumva mumureka agende gutinda tinda uya mani rega natwe ntabwo tumwanga ubwo turimo kwanga ibintu arimo arukanyije udukangisha njye ntabwo nari ko mufata gutya umuntu yari kwica projet y'umuntu muramwegera mukamuganiriza none ntabwo twakwegereye kumbwira gutya ntitwakwegereye kugira ngo projet za runaka zikomeze va muri projet yiwe shaka kuzangiza aho ugize imana ntabwo tugucapye wana gucapa ko gutase uri ndawukunkubita nari ngomba kunyuza amagambo wambaye akazi wawe nakutiha rero wabigerageje se akumitse wikaruka gurgira inabucapa mu gusu bwa tukuri nabucukuza ntunyubahe wakoze igikorwa kubanuje cyane cyo mufite n'abadayimoni mukwiye no kuba abadayimoni bakurenze n'abandi umudayimoni ukurenze uri gutuma umuntu uwo mudayimoni wavanye mu rugo nkaza mu kazi saa 2 ukaba umudayimoni ukuzanye kukuzana saa 10 byishyizemo bloge ko namwe wabikubita none bizana amagambo kugira ngo ntabwo ucapa ntabwo unagutera damani ntabwo waneza umudayimoni wagiye kukwicaza mu modoka turi gushura wumva imvura iri ngo imvura iri he ntabwo utifuza kurega muri byo muri za nari bindi bakugira ngo tuze mukore ari ukugira ngo mve mu buzima bwanyu nta kibazo genda usigara urajya ngo genda ari igihe umuntu yifataga nk'izahabu mu bintu ahubwo uri kugenda uri guteza amarira mwandikira muri message niba mwana urajya ngo tumusabe ngo genda wongere kunkoraho wajya ugira imikino ikanara ibyo mwavuze birahagije ibyo mwakoze birahagije that's enough mbere y'uko ugenda n'ubundi naje mushaka si ibyo mushaka se mumureke ngo nongeye kunkoraho umva mbabwire umva mubwire nitsutsu wagiye mani reka mbabwire iyi timu yanyu muri abana babi sibyo urasubwana bantu mu mwanya mvuge okay reka mu mwanya mvuge iyi timu ntabwo muri abana beza nanjye sinzagaruka muri iyi timu tuba tuvugisha wazo nje sound wa mujinga
Ni plaka na mtu taikolea. Na mtu akubanya Kala makambwira ibintu nka biriya. Na mtu taikolea. Abantu nafatanya nk'abavandimwe n'inshuti urasoni. Nyambo n'ukuri Imana maze byari byari byakashunga se kwa ndu kwa. Nta muntu kwandikira. Byari byakashye wani. Urabona twese twakwanga ko urabona twese twakwanga twakubwira yireke gura urabona wakunda rwanda We love you so much, so much, so much. byari planka. Ubwo byari gutinana abantu bakwakira rimwe. nanjye koko nsanga nakubaho ubu nsanga nakubaho nabi cyane oya ninjye wakavuga twese oya ntabyo gufuka bari arabyumva nyamba murekure Nyambara byumva. byari planka cyane. Bareba baby. Ya ukuntu gasotsi kibwa ari binyaga. Muri byanyabyo. Uziko bimbabaje ku izina ry'Imana. nanjye ndababaye natwe byatubayeho natwe twatezeturana tahashu. Hano amagambo yaragashiranye. murekure gende ariko nyamba zikwihangana mani nukuri Twashatse kujya mu Trade Empire. natwe twatashye. dore naba barize ntabwo ari kwereka byose noneho Dave ameze nkawe ngo gutya nawe yari yanze byari byanze Oya come, don't come. No yet. naye nabize kandi ntagendera ndi ikihebe. Maze ko twaguye. Nagashotse yari kwiteyehuta. asenya se mwamu gutyo muri kabanza tuzi imitutsura reka banza akuva muri kabanza fata muri kumufata bite okay twagiye buretse manza ruhuko buretse gushira ndara nawe cyangwa igigome igicucu ni cyane kandi namwe nagucisha nirwo rwari ruravuga ngo komeza ugume hano ntakiyo ngo gende ngo Oya nana guseka kiri umwami uzivunaga ko ariho kamera none se wayizi kamera natobaga umva nkubwire ikindi kintu nshuti yanjye ijambo ry'Imana riravuga ngo ese Imana niba iri mu ruhande rwacu umubisha wacu yava he ese wari uzi ko urinzwe n'Imana? Ese wari uzi ko kubaho kwawe ariko ubushake bw'abantu? Wibwira ko abantu bose bagukunda? Ntabwo ari ko bagukunze. Umuririmbyi yararirimbye kabaganza Imana imwe umugisha ngo iby'Imana iturenza ngo yeba wahumuraga amaso kareba iby'Imana ikurenza. My God, reka nkubwire nshuti yanjye twagira ubwoba nta nubwo wasinzira. Wanzwe na benshi kuba uriho si uko abantu bose bagukunda. Wariye byinshi, watambutse byinshi, watongerewe byinshi, ariko uyu munsi uriho urarinzwe nshuti yanjye. Oh haleluya, urarinzwe. Nanone Gahongayire ararimba ati ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo nyinshi. Nshuti yanjye, nyurwa nuko uriho, nyurwa nuko ugifite ako kuka ko guhumeka, nyurwa nuko wabyutse bikemera, nyurwa nuko utamugaye. Ayiwe Uwite uhabwa icyubahiro. Fasha aka kanya ngira ngo ngushime Mana, turarinzwe. Oh my God, icyubahiro ni icyawe Uwiteka. Amina. Amahoro y'Imana aho muherereye hose hobe. Ndagarutse kandi kubagira inama nk'ibisanzwe. Uyu munsi ngiye kugira inama abasore n'abandi bakiri bato muri rusange.
Yes, ijambo ry'Imana riratubwira mu mubwiriza ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera. Ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Okay, shatse gusobanura iki rero? Niba Imana igushaka cyangwa se umutima namukuvura kubwiye ngo korera Imana ugishoboye, yihimbaze cyangwa se bwiriza, kora ikintu cyose Imana ishaka, ntukajye winangira umutima, ujye wemera ubikore. Ejo bundi hatazagera ukavuga uti se Mana iyo mbimenya. Reka mbisanishe n'ikindi kintu. Nujya gukora ikintu ujye ubanza ubaze umutima, uvuga uti si ibintu birakwiriye ko mbikora. Ahasigaye ejo bundi utazavuga uti nabikoreye ikimana kuki nakoze ibi bintu koko. Twirinde icyo kintu cyo kwicuza. Ntabwo ari mwe mwenyine, hari n'abakuru ujya kubona ukavuga ati Mana yanjye nk'ibi bintu kuko iyo mbimenya. Niyo mpamvu rero mbabwiye ngo ujye ubanza utekereze, ugishe Imana inama, hanyuma ubone gukora icyo kintu. Ni mama Zuru wakugiraga inama. Bye.